rya mbere riragira riti jya uberaho kuruhuka. Itegeko rya kabiri mu mategeko aranga abanebwe, jya ukunda uburiri niyo ngoro yawe. Itegeko rya gatatu riti ntihazagira uza gusanga ashaka kuruhukira iwawe, jya ubimufashamo. Itegeko rya kane ryo jya uruhuka ku manywa kugira ngo nijoro ubashe gusinzira neza. Itegeko rya gatanu ku mategeko areba abanebwe riragira riti umurimo ni ikintu gitagatifu, jya uwugendera kuri. Itegeko rya gatandatu jya ukora gake gashoboka, niba hari ibyo gukora jya ubirekera abandi nabo baba babishoboye. Itegeko rya karindwi ntugakore uyu munsi icyo ushobora kuzakora ejo. Itegeko rya munani riragira riti nta wigeze yicwa no kuruhuka, ariko benshi bagiye bagirira ibyago ku kazi. Itegeko rya cyenda riti nujya wiyumvamo gushaka gukora, jya ubirwanya wivuye inyuma, utegereze uko bigenda. Itegeko rya nyuma mu mategeko agenga abanebwe riragira riti gukora bitanga ubuzima bwiza, nuko jya ubirekera abarwayi nibo batabugira.